ubwo duherukana uwo bita Alvera yaraje kuba yareba Jacques ahantu yari yibereye kuri balcon, ndetse iyi ni episode ya kabiri utagomba kuba wacikwa. Ndetse uwo bita Alvera yaraje arambwira ati Jacques mu kumara guhindukira yatunguwe n'ubwiza bukomeye cyane uwitwa Alvera yari afite, ndetse barakurika muri ako kanya uwitwa Jacques yarambwira ati oh my god mana yanjye, ubu ngubu koko ni wowe usigaye unegurira ikawa. Ndambwira ati none hari ibitangaje birimo, ndetse uwitwa Alvera ambwira ati rwose nari nkuzaniye agakofi kugira ngo urebe ko wamera neza, urabona hari hanakonje cyane. Iyi ni episode ya kabiri turimo turareba, ndetse niba uzi kutarakora kuri subscribe, ndetse nizere ko wamaze kuwikora hakiri kare kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu zindi nkuru nyinshi kandi nziza ukomeze kugenda wishimira. Barakwika Alvera yaraje ambwira ati please mbabarira ufate kuri iyi kawa kugira ngo wumve uko byamera, wumve ukuntu umera, ndetse ndabizi uraza gutuma umera neza. Ndetse umugore w'uno mugabo twabonye ibintu akunda kumukwa, ndetse amuca inyuma azi neza yuko uyu witwa Jacques amukunda, ndetse yibera hakuno aho akora umwuga ugiye utandukanye, umwuga urimo kuba yikorera ubuhinzi ndetse n'uburobyi, ndetse agakoresha n'abakozi benshi bagiye batandukanye. Kuno munsi barakwereka ukuntu bita Jacques ambwira ati urakoze cyane, nukuri ntabwo natekerezaga ko wakora ibintu nk'ibi. Gusa uwitwa Jacques we yakomeje gutungurwa cyane n'uburyo n'umwana w'umukobwa ameze. Ambwira ati se hejuru y'uko umugore wanjye akomeza kugutuka, ntabwo mu by'ukuri ugerageza kuba wamurakarira? Ndambwira ati wapi, ntabwo namurakarira kubera ko nubwo ari hano hafi, ndetse yagiye. Muri ako kanya wowe wita Jacques ambwira ati bishoboka bite, ijoro ryatambutse sheri wanjye twararanye, ariko naje kubyuka nsanga ni jyenyine ku gitanda nyoberwa ahantu yagiye. wowe wita Alvera arambwira ati ubwo sinzi wenda ahantu yashobora kuba yagiye, gusa nari nzi ko ahari, ihangane unywe kano gakofi. barakwereka muri ako kanya umugore w'uno mugabo yaraje, ndetse ngo amare kuza ahita yisitaza kuri Alvera. Gusa we icyo atazi neza nuko bita Alvera nta kibazo kiwe, ndetse nta nubwo barimo arashaka kumutwara umugabo. Yambwira ati ariko wa gakobwa we warasaze, ati rero ubu urimo urishinza ku mugabo wanjye. Jacques ambwira ati hey calm down sheri, ntabwo Alvera yaraje ngo tugire ibindi bintu tugukinga, ahubwo yaranzaniye agakawa kugira ngo njyewe nawe turebe ko twamera neza. Ndetse muri ako kanya ubita uno mugore ambwira ati ngo mumere neza, wowe n'aka kabici, wowe n'ino ndaye narabikubwiye, n'ubundi wowe uzarinkura, ubundi wamuzanaga hehe y'umureke uriya mugabo akamutwara. Ndetse abantu mubyibuka neza muri episode ya mbere uyu bita Alvera yaragiye kuba yakora ubukwe, ndetse umugabo wari uri kumushaka ko bakora ubukwe yari umugabo ukuze cyane, ndetse atashobokaga yuko yamwemerera. Nakweka Alvera ambwira ati umva ngaho rero reka ndebe ko naba ngiye. Ndabwira ati oya wigenda, nta kintu gishya kiri hano rwose, utagenda unarakaye. Ati sheri ibi ni ibiki ukoze? Oya Alvera rwose gerageza ugumane natwe, urabizi yuko udahari, ndetse nta kintu na kimwe cyaba gihari hano. Ndambwira ati adahari nta kintu cyaba gihari hano. Ati rero nkubwire wa gakobwa we, ibintu wigize ndakubwiza ukuri ko bizagukoraho. Ati ndetse umugabo wanjye muba mwigirisha nkaho muri kunjijisha. Ati rwose rero njye nta kibazo mfite, nimushaka mugumane mane nyagasani. Alvera disa ararengana, wa mugore yahise asohoka ubona yuko yaje kuri gahunda, ndetse yaraje azi yuko ndetse uno bita Alvera ari we ugerageza kumuca inyuma. Ibi ngibi bikunze kubaho muri nonsi, ibintu bikunze kubaho ugasanga umwana w'umukobwa baramurenganya kandi nta mutima mubi yigirira. Ndetse n'uwitwa Jacques nawe yumvisha agahinda k'uno mwana w'umukobwa, aramubwira ati umva ihangane rwose, ntabwo rwose nari ngamije kuba nakubabaza cyangwa nari ngamije ko uno mugore wanjye yakubwira nabi. Ndambwira ati it's okay nta kibazo. Ati rwose birumvikana. Nawe yahise ahindukira ahita yigendera nk'ibisanzwe. Gusa
uwitwa Jacques nawe atangiye kubona imyitwarire myiza n'imico y'uno mwana w'umukobwa. Ibyo ari byose ntabwo wamarana igihe kinini cyane n'umuntu utaramenya ngo ni muntu ki cyangwa ngo ni gatiki. Yarahindukiye arangije araseka aravuga ati uritonda ni ukuri kw'Imana. Mwaba numwe ndagira ngo ubwire ko iyi ngiyi ari episode ya 2. Ntimuzi ko utarakanda subscribe kuri no YouTube channel. Iki nicyo gihe kugira ngo uyikandeho ndetse ukomeze kudushyigikira umunsi ku munsi. Barakwereka hakuno umukobwa yaje hakuno ndetse ashyira ahangaho bita Jacques yamuturutse inyuma. Gusa yitegereza uburyo uwitwa ndetse Arvela ari kwitegereza hanze mu mirima yiwe mu buryo butangaje cyane. Undi aramubwira ati utuye ahantu heza. Undi aramubwira ati naje hano niho naje kwiturira, nikorera umwuga wo korora amafi nkayaroba, nkahingisha abakozi ndetse ngakoresha n'imirimo itandukanye y'icyaro. Nkunda icyaro cyane. Undi nawe aramubwira ati nanjye rwose nkunda icyaro, hano hantu ni heza cyane. Gusa mwibuke ubita Arvela we yaraturutse mu mujyi ndetse yari umwana bigaragara ko ari uwo mu bakire ku rwego rukomeye cyane. Haje aramubwira ati umva rwose uburyo witwa wituriye hano hantu wimereye neza nibwo buryo buba butangajemo kandi ubona ko bufite cyinshi cyane bisobanuye. Gusa muri ako kanya uwitwa Arvela aramubwira ati rero reka nkubwire, iyo nibereye hano ndimo ndirebera hanze ukuntu hameze biba binyibutsa neza uburyo basogokuru bari babayeho. Gusa muri ako kanya umuntu bita Arvela aramubwira ati okay, none se hari ikibazo ngomye hano tugakomeza tukibanira n'abafasha imirimo igiye itandukanye ko nabyifuzaga. Ndetse yarafite icyifuzo cy'uko yaba yigumiye hano akaba hamaze imyanya akahamara igihe kitari gito cyane. Gusa muri ako kanya barakwereka umugabo yaraje yiyubakira hakuno mu gace k'icyaro ari kubona ko gafite environnement nziza kandi imeze neza. Umuntu bita Jacques amubwira ati sheri rwose reka nkubwize ukuri rwose nzakomeza kuba nagufata neza. Byaramucitse ariko Arvela aramubwira ati sigaho nawe ufite umugore, ntuzajya utebya uzabye uvuga ibindi bintu ariko udashyizemo sheri, hato umugore wawe atazagira ngo hari ibindi tuba twibereyemo. Disi bose n'utunyange tw'Imana. Jacques aramubwira ati okay, ndabikwemereye ariko nawe unyemerere yuko uzajya umbera umwunganizi mu bikorwa byanjye bigiye bitandukanye. Ati icyo kintu hari ikibazo gitwaye? Ndamubwira ati rwose nzakomeza nanjye nkube hafi ntugire ikibazo. Wibuke witwa Jacques yaratabaye n'umwana w'umukobwa bari kumwirukaho barimo barashaka kuba bamwica. Ese ari wowe wabigenza gute? Ese ari wowe uri Jacques wabigenza gute? Barakwereka hakuno umwana w'umukobwa yaje yibera hakuno akomeza kugenda yitegereza ikirere birangira nisubiriye mu nzu ndetse ubona ko ibintu byose yari amaze kuba yasobanukirwa ngo ni gatiki cyangwa ngo birava he birajya he. Unyereke bongera kutwereka hakuno Arvela arimo arasohoka mu nzu ndetse amaze kumenyera n'ibintu byose amaze kubimenyera. Akiri hakuno hari umwe mu bakozi ba Jacques wa wundi ujya ukunda kumuca inyuma ku mugabo we yaramubonye ari kugenda yomboka ariko undi ntabwo yamubonye. Avuga ati uriya ni gatiki ko mbona ari kuza yinjira kwa boss uko yishakiye. Barakwereka aravuga ati ariko reka nitonde nceceke ndebe ukuntu bigiye kuba byagenda. Yagize atya akajya agenda amureba, akagenda areba uburyo arimo aragenda yitwara. Haka aravuga ati okay, sawa noneho ndaze nkurebe mwitegereze biraza kuba byagukoraho. Wa musore yaraje azi ko nta muntu uri kumubona ndetse uyu nguyu ajya aca inyuma uwitwa Jacques kandi uyu nguyu yahawe akazi n'uwitwa Jacques. Ndetse barakwereka ukuntu uwitwa Arvela yaje avuga ati ngomba kwitegereza neza nkamenya ni igiki kijya mbere hakuno. Arangije aravuga ati oh my god, bino bintu biteye ubwoba cyane. Yagize atya anyura mu idirishya maze undebere nk'igisambo ahita yinjira mu rugo rw'abandi. Gusa ntabwo bose baramenya ngo bigenda bite. Nubwo uno mukobwa azi ko uyu nguyu ikimuzanye ari uguca inyuma umugabo wo muri uru rugo. Ese ari wowe wabigenza gute? Ari wowe wabasha kuba wabivuga? Reka twitegereze turebe, turaza kumenya amaherezo nkubwira ngo iyi ni episode ya 2 ndetse nuramuka ukunze ino episode turaza kuba twashakisha uburyo twabagezaho n'izindi episode nyinshi zigiye zitandukanye kugira ngo namwe mubone yuko dukomeza kubitaho umunsi ku munsi. Ndetse barakwereka wa mukobwa yaraje aravuga ati Mana Nyagasani ntibishoboka
ntibishoboka, reka ndebe n'igiki kirimo kirajya ndetse hakuno, ndebe n'igiki kirimo kirajya mbere. Yaje hakuno yomboka gake gake, gusa uko ari komboka ntabwo azi neza yuko uno mugabo ari ujya uca inyuma umugabo wo muri uru rugo, ndetse yaravuze ati ngomba kugira ikintu nkora hakiri kare. Barakwereka Jacques yavuye ku kazi nk'ibisanzwe, ndetse ngo amare kuva ku kazi araza. Amaze kuza akubita amaso uno mukobwa, abona hari ikintu kitangaje, ambwira ati Alvera bimeze bite? Yahise yikanga, harije arahindukira ambwira ati nyine atangira kuvugishwa kwa kundi bisanzwe, ambwira ati hari ikintu nyine ufite ikihe kibazo Alvera, ari wowe hano wabasha kuba wabivuga? Yambwira ati umva, mbwira ntugire ikibazo, mbwira rwose, nimba hari n'ikibazo ndaza kukubwira. Yitegereje ukuntu arimo arahitegereza, ambwira ati umva, hari umuntu nyine uje hano w'umugabo wo muri ba bakozi, yaraje nyine ahita yinjira mu idirishya hariya, yinjira mu nzu yawe, ndetse witwa Jacques ambwira ati ariko wambabariye ukareka kumbeshya, ati urabona hano ko tuba turi twenyine n'abakozi banjye, urabona ari nde muntu ushobora kwinjira muri runo rugo? Ati mbwira nimba hari ikibazo ufite ndaza kuba nakujyana kwa muganga. Witwa Alvera arambwira ati ese uri kubona nakubeshya? Undi nawe ngo amare kumva ibyo ngibyo yaravuze ati umva, ugomba kunsobanurira neza. Mbwira ati nyine nari magaze hano, ndetse mu kuba magaze hano mbona hari umuntu uhingutse hano inyuma, arangije araza ahita yinjira mu rugo hari. Utabizi kuko ibyo uri kumbwira nibyo? Ati rwose nibyo, hari ibintu biba bigoye kuba wasobanurira umuntu, hari ibintu biba bigoye kuba wabibwira umuntu ngo abashe kuba yabyumva. Ati yanurutse inyuma, nanjye sinamenye uko byagenze, ahita anyura ahangaha, ahita akata hariya, arangije yinjira mu nzu anyuze mu idirishya. Ati ngiye byananiye ubwoba cyane, mbasha kuba nagira ubwoba ku buryo bukomeye, gusa ikintu gihari rwose birashoboka ko hari ikintu kitari cyiza cyari kimuzanye muri runo rugo. Ati ahubwo urebe ko hari ikintu wabikoraho, ndetse urebe ko hari ikintu waza kuba wabikoraho. Arakwereka hakuno, yambwira ati umva, wowe ibyo ngibyo uri kumbwira yego nibyo, ndetse ndi gushaka kuba nakumva neza, ariko se nakwizera bingana iki? Ati none urabona nakubeshya? Ati hariya hari ubona hakinguye muri radirisha niho yanyuze. Ibaze umugabo yiviriye ku kazi akaza kumva ko hari undi mugabo wamwinjiriye mu rugo, akinjiramo kandi atamusabye uburenganzira. Ahangaha ni amakosa akomeye cyane buri muntu uwo ari we wese adashobora kuba yakwihanganira. Barakwereka yagize atya, ahita ashyira hasi ibintu yari avanye ku kazi, atavuga ati reka ngende mbonane n'uriya muntu wangereye mu rugo ndetse washatse kuba yanyinjirira. Ndetse undi nawe yarirukanse kugira ngo basi kitanasohoka kikaba cyamusanga hano, kikaba cyamubangamira. Bongera kutwereka hakuno mu mashuka disi nk'uko yabivuze, wa mugabo yararimo araca inyuma umugabo wo muri uru rugo, ndetse umugore nta nubwo azi ko yuko umugabo we yabivumbuye hakiri kare, ndetse bibereye mu byo bari barimo, ubona ko byanga byakunda ari ibintu mico itari myiza. Reka umugabo noneho aze, arangije afungura hakuno. Akimara gufungura yatunguwe n'ibintu yabonye, ndetse nawe ubwe byamuteye ikibazo ku rwego rukomeye cyane. Yavuze ati ibi ngibi koko nibyo nakuzaniye wa mugore we? Yakubiswe n'inkuba ku buryo nawe ubwe kubyakira byaramugoye. Yarabanje arabitegereza, areba ibintu barimo, kwihangana biramunanira. Arangije ahita avuga ati mukunzi wanjye, bose bahise bikanga. Ari wowe wakora iki? Ari wowe wakora iki bikubayeho bino bintu? Ndetse nimba uzi ko warebye hano, ntugire udakanze kuri subscribe kugira ngo utazacikanwa na episode mu by'ukuri ya 3 tuzayibagezaho vuba cyane. Hasta la vista, Imana ikomeze ibarinde.